ntabwo indangagaciro zirimo kuriya kureka ubusambanyi gusa, ahubwo ziri no mu bindi. Ngiye kubagezaho igitekerezo kivuga ngo gushyogoranya kwe byamukozeho, nyamara iyo yicecekera ntacyo yari kuba. Umwana umubyeyi yamututse amuhoye ubusa, umwana biramubabaza kuko yamukekagaho icyaha, ariko uwo mwana mu by'ukuri ntacyo yari yakoze. Umubyeyi abwira umwana ati ceceka ndetse pfukama. Umwana bitewe ko ntacyo yari yakoze yanga gupfukama. Pfukama niko mvuze wanjijiwe. Umwana arabyanga. Umubyeyi afata urushyi ararumukubita amupfukamisha ku ngufu. Noneho bitewe ko umwana atibonagamo amakosa arapfukama, ariko mu gushogoranya avuga ijambo ribabaza umubyeyi ati data, ndapfukamye imbere yawe. Nubwo urukumbona mvukamye imbere yawe aho amaso yawe ari kureba, imbere yanjye muri njye aho utari kureba ntabwo mvukamye, ahubwo ndahagaze. Umubyeyi mujinya umuriye yari afite umwase amukubita ku rutugu, urutugu rutoga hasi. Ubwo ibibazo byahise bivuka. Umubyeyi, abashinzwe umutekano baraje baramuyora bajya kumuta muri yombi. Umwana nawe bamujyana mu bitaro, aba agize akaboko kamwe bitewe no gushyogoranya. Muri make urugo rwarakenye, umwana yagiye mu bitaro, umubyeyi nawe aje mu buroko, urugo rurakena. Icyo nababwira abavandimwe mu nteze amatwi, imbaraga za roho cyangwa se imbaraga mu buryo bw'umwuka burya zihishe mu ntege nke. Tujye duca bugufi, mbese amazi atubere urugero. Buriya amazi yicisha bugufi, ntabwo amazi aba ashaka kujya ahantu hazamuka. Amazi aho uyajyanye hose niyo ajya. Amazi uyashyiramo ingufu ukayazamura, ariko burya amazi aba ashaka kugenda aca bugufi. Niyo mpamvu bavuga ngo ari gutemba hasheshe nk'amazi. Ariko nubwo aca bugufi, imbaraga zayo ndimubona si ibyo akora. Na hano mu Kiribata yaradusenyeye, kandi adusenyera ari kumanuka. Bivuze ko rero imbaraga mu by'Imana cyangwa se mu by'umwuka zigaragarira mu ntege nke. Hari benshi usanga bahura n'ibibazo bitewe no kwanga kwicisha bugufi. Umubyeyi yaguhana, wa mukobwa we unteze amatwi cyangwa se nawe uri kundeba, uti ukora icyo ushaka. Bituma iyo ubwiye umubyeyi ati kora icyo ushaka, bituma afata imyanzuro itariyo, akaba yakugirira nabi atabishakaga. N'umugore nawe nuko. Hari igihe umugabo ashobora kukubwira ati iki kintu ntigikorwe, nawe uti kirakorwa, ndetse nutagira yemwe ndakugaya nutagira icyo ubikoraho. Ugasanga habaye guhangana. Noneho bitewe nuko nyine umugabo ari we mukuru w'umuryango, mbese ari umuyobozi, wamubwira ati nutagira icyo ukora gubi gashari ndagaya imbwa itarabikora. Umugabo bituma hari imisemburo iva mu mutwe, agafata imyanzuro itarariyo, itari myiza. Bavandimwe, tujye twicisha bugufi, twirinde gushogoranya n'abaturuta. Ushobora gushogoranya na shobuja agafata imyanzuro itariyo, ushobora gushogoranya na papa wawe, ushobora gushogoranya na mama wawe agafata imyanzuro itari myiza, yashyira ubuzima bwanyu bwose mu kaga. Bakobwa cyane cyane muzirinde gushamirana n'ababyeyi. Iyo umukobwa ashamiranye na nyina agashamirana na se, bigera ku basore bakamuterese, kavuga ati umukobwa uri kurwana na se, umukobwa uri gukubita nyina, uyu nambe n'umugore nzamushobora. Twihangane nditujye dushogoranya. Hari urugero rwiza nabonye. Yezu cyangwa se Yesu, biterwa nuko ubivuga, ari kwa Pilato. Hari ikibazo bamubajije, noneho arasubiza. Noneho umuherezabitambo ahita amukubita urushyi ati gutyo niko basubiza umusaseridoti mukuru, gutyo niko basubiza umutambyi.
Yezu urushyi rumuriye aravuga ati ariko ungubitiye iki? Niba hari ikibi ngoze cyangwa se mvuze kigaragaze, ariko si niba mvuze ukuri ungubitiye iki? Bavandimwe, iyo Yesu adaca bugufi, iyo Yesu atihangana, ntabwo aba yaraducunguye. Ni ukuvuga ko natwe hari ibyo twirengagiza, hari ibyo tugomba kwihanganira, kabone nubwo twari tubifitiye uburenganzira, ariko kugira nyine ngo tugere ku cyo tugomba kugeraho, tujye duca bugufi. Imana itugirire neza, Imana ishyire mu mitima yanyu ibi biganiro mbagejejeho. Ngende umubibyi, ariko ukuza imbuto ni Imana. Ibahe kubyakira no kubishyira mu bikorwa. Mwese Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Amina, amina. Mwongera amashyi ku Mana. Imana muyikomere amashyi cyane kuko ishoboye byose.